reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News tubahe ikaze ku makuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho bya buri munsi. Ngendimana hari Jacques, tubasabe gukomeza gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro tubategurira bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Amakuru yacu nk'ibisanzwe ntabwo atinda. Reka tubahe ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi. Tugiye kugaruka ku nkuru ya Capitaine Traoré. Uyu ni Capitaine Traoré cyangwa se ni perezida wa Burkina Faso. Uyu yakoze kudeta mu mwaka 2022 maze afata ubutegetsi bw'iki gihugu. N'umugabo rero ukomeje kwigarurira imitima y'abaturage ba Burkina Faso ndetse n'abandi baturage cyane cyane ku mugabane wa Afurika biganjemo urubyiruko kubera imbwirwaruhame na disikuru n'inama akomeje gutanga hirya no hino. Uyu mugabo rero uzwiho kugira udushya, twavuga ko ari nk'udushya. Ni umugabo mu buzima bwe uhora wiyambariye umwenda wa gisirikare kandi ari umukuru w'igihugu. Yewe kabone niyo yajya mu birori bitandukanye ntushobora kumubona mu myambaro n'ubundi igenewe abandi bategetsi cyangwa se abandi bayobozi. Tuzi ko abayobozi benshi bakunda kwiyambarira amakositime, ariko kuri Capitaine Traoré we ntabwo ibingibi abikozwa. Uyu nguyu Capitaine Ibrahim Traoré ni uri ahantu yaba yaragaragaye yambaye imyenda isanzwe, imyenda ikunze kugaragara hariya muri Burkina Faso y'amabubu. Ni igihe yabikoze agiye gusari ahangaha, ariko nabwo icyo gihe cyo gusari akaba yari yitwaje imbunda ye yo mu bwoko bwa pistoli n'imbunda itajya imuva ku matako. Uyu mugabo rero ukomeje kuvugisha abatari bake, akaba nyine na perezida wa Burkina Faso nk'uko naje kuba mbibabwira. Abanyamahanga, ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi, n'umwe mu bakomeje kugerageza kugaragaza ko ashobora kuba indi ntwara Afurika igize nyuma ya Thomas Sankara nawe wagaragazaga ko adashyigikiye ibitekerezo by'abazungu cyane cyane abakandamiza abanyafurika. Kuri Traoré rero n'undi muntu bivugwa ko ashobora kuba yaravutse akaba ari gukorera mu ngata Thomas Sankara. Nawe Thomas Sankara bivugwa ko nyine nawe yishwe azize urwango rw'abatari bashyigikiye imiyoborere ye, azize ubugambanyi. Ibi rero kuri Ibrahim Traoré nicyo kintu nawe ari gukora muri iyi minsi, dore cyane cyane ko adacana uwaka nabo ku mugabane w'Uburayi wo mu burengerazuba bw'isi. Ahangaha ngira ngo muzi ko bivugwa ko yashatse kugirana imishyikirano na Perezida Emmanuel Macron, ariko akagaragaza ko atari cyo gihe cy'uko igihugu cya Burkina Faso cyakomeza gukorana n'iki gihugu cy'Ubufaransa, ndetse bikorwa ko hari n'amadeni igihugu cy'Ubufaransa ubwacyo cyari gifite kuri uyu mugabo, cyangwa se cyari gifite igihugu cya Burkina Faso. Nabwo uyu mugabo Ibrahim Traoré yaje kuba agaragaza ko ibi ngibi bitanakwiye, na cyane cyane ko niyo myenda amahanga avuga cyangwa se ashyira ku bihugu byo muri Afurika akenshi ni amafaranga cyangwa se n'ubutunzi, ni umutungo w'abanyafurika baba barasahuye. Aha rero anaca n'iteka avuga ko igihugu cya Burkina Faso kitazigera cyishyura imyenda gifitiye igihugu cy'Ububiligi. Ibi rero byakomeje gukurura noneho inzangano, ariko ejo bundi umwe mu bajenerali bayoboye ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kuvuga ko abanyafurika cyane cyane abajya ku butegetsi mu buryo butemewe n'amategeko, aho yatanze urugero kuri Ibrahim Traoré avuga ko icyo bakora ari ugusahura umutungo w'ibihugu byabo bakawukoresha mu nyungu zabo. Nyamara ibi bitandukanye n'ibyo abaturage bo muri ibi bihugu twavuga nka Burkina Faso bo cyangwa se n'ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika, aho bigaragaje ko umutegetsi cyangwa se umuyobozi wese ugerageje kugaragaza impinduka mu miyoborere y'uburyo Afurika yakwiteza imbere, uyu nguyu atajya ahabwa amahoro n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa se nk'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikindi uyu mugabo bivugwa ko yaba ari kuzira nuko ngo ari inshuti magara ya perezida w'Urusiya. Uyu nguyu ni Vladimir Putin nawe muri iyi minsi udacana uwaka na bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu yagaragaje ko n'ubundi Afurika, umugabane wa Afurika
warukeneye umuperezida nk'uyu nguyu. Reka rero tugaruke ku byavuzwe kuri uyu mugabo mu minsi ishize washatse no gukorerwa kudeta, ndetse ubu ngubu bikaba binavuga ko hari n'abagerageje kumuroga kugira ngo bamukure ku butegetsi. Iyi mitego yose rero n'ubundi bagenda bamutega akaba asa nk'ugenda ayisimbuka. Ibrahim rero Traoré, uyu mugabo nyine turi kubabwiraho yagiye ku butegetsi muri Burkina Faso mu mwaka w'2022 ubwo yakuraga ku butegetsi Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Aherutse rero kwamagana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwivanga mu buzima bwite bwa Afurika, asobanura ko icyo bishaka ari uko abanyafurika bakomeza kuba abacakara. Ahangaha yagaragazaga nyine ko hari ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, akagaragaza ko ibihugu nta na rimwe byigeze byifuriza intera cyangwa se ineza ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, ahubwo ko icyo bishaka ari ugukomeza gufata Afurika nk'umugabane w'ubucakara. Ni amagambo rero ataranyuze bamwe mu bayobozi batandukanye hirya no hino ku isi, ndetse batangira kumwikoma. Captain Traoré yasubizaga umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe Afurika ni General Michel Langley, wamwibasiye imbere y'abagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe igisirikari tariki ya 3 Mata muri mwaka wa 2025 turimo. Ubwo rero abadepite bavugaga ko umutungo kamere ukomeje gukoreshwa nabi n'abayobozi bo ku mugabane wa Afurika. General Langley yagize ati, ndabibona kandi sinabura kubyamagana. Muri Burkina Faso zahabu zifashishwa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikari, hari ingero nyinshi. Uyu mugabo rero w'umujenerali yabaye nk'ukoza agati mu nozi, maze Traoré nawe utajya uripfana, utajya ugira ubwoba, agaragaza ko Amerika cyangwa se abangaba nta kindi bari bakwiye kuvuga kitari iki ngiki, kuko n'ubundi nta neza nimwe bashakira uyu mugabane wa Afurika. Amagambo ya General Langley yarakaje benshi muri Afurika, biganjemo abaharanira ubumwe bw'abanyafurika barimo abanyamuryango b'ishyaka FFR riharanira kwishyira ukizana muri Afurika y'Epfo bayoborwa na Julius Malema. Uyu rero Julius Malema nawe n'umwe mu bashaka guharanira impinduramatwara cyangwa se mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa hariya muri Afurika y'Epfo, n'abandi baperezida rero cyangwa se n'abandi bantu bagenda bashyigikira ibitekerezo bya Ibrahim Traoré. Ahangaha twavugamo nka First Lady w'igihugu cya Namibia, waje kuba avuga ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeza kwirukana abanyafurika bagiye gushakirayo ubuzima badafite ibyangombwa, ibihugu byo muri Afurika nabyo byari bikwiye kuba bihita biba amaso bigatangira kwirukana abanyamerika batuye ku mugabane wa Afurika, ndetse ko n'abazungu ubwabo badakwiye gukomeza kwinjira ku mugabane wa Afurika mu gihe batasabye visa. Atanga urugero ko umunyamerika ushatse kuza muri Afurika wese bitamusaba kuba afite visa, icyo bafite gusa ari pasiporo no kuba afite tike, ubundi akabyuka mu gitondo agatega indege akajya mu gihugu ashaka. Uyu mugore nawe yaje kuba agaragaza ko ashyigikiye Ibrahim Traoré, ndetse avuga ko ibi ngibi ari agasuzuguro k'abazungu batagakwiye kuba binjirira ibihugu bya Afurika cyangwa se abayobozi ba Afurika kubera inyungu zabo, ariko bakirengagiza ko n'abanyafurika nabo bakwiye kugera igihe bagaranira uburenganzira bwabo. Yagaragaje ko Captain Traoré yaharaniye ko zahabu yo muri Burkina Faso yifashishwa mu nyungu z'abaturage, kandi ko yagerageje kurwanya igitutu cy'ibihugu bifite amatwara ya gikoroni. Nuko ngo amagambo ya Ibrahim Traoré yabaye nk'asembura abandi bakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika. Ngira ngo inkundura isa nkaho yari igiye kuba ni Ibrahim Traoré udacana waka n'Abafaransa. Ni First Lady wa Namibia wavuze ko nawe azahambiriza abanyamerika bari muri iki gihugu badafite ibyangombwa bagera kuri 500 bagasubira iwabo, ndetse umunyamerika ushaka kuza muri Namibia akageza muri Namibia ari uko afite pasiporo irimo visa, ndetse yanishyure nk'uko bigenda n'ubundi ku banyafurika. Ibi rero aya matwara Ibrahim Traoré ushyigikiwe n'urubyiruko, ushyigikiwe n'abaturage bo muri Burkina Faso, umusore w'imyaka 37 rwose ukunzwe, abanyafurika benshi batangiye kumufata nk'intwari, kandi koko ni umugabo wagaragaje kudatinya abazungu cyane. Ariko abazungu ibi ngibi abo mu burengerazuba bw'isi bakomeje kutabifata neza, bakomeje kubifata nk'ikintu cyo kugumura
bamwe mu bategetsi bo ku mugabane wa Afurika. Urugero rwa hafi ni uyu mugabo wagaragaje ko urugero rwiza rufatira kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, uharanira ko abanyarwanda bakwiye kuba bigira ndetse bakikorera byose badategereje imbaraga z'amahanga. Aha rero ngira ngo babizi neza, u Rwanda ruheruka gucana umubano mu bya diplomasi n'igihugu cy'Ububiligi, ndetse kuba hari abanyafurika batangiye gutinyuka cyane cyane, ariko noneho abo mu bihugu cyane cyane bigize nk'umuryango wa CEDEAO, byakunze kugaragaramo impinduramatwara, aho ibihugu byinshi twavuga nka Mali, nka Chad, nka Burkina Faso, bino bihugu mbese byagiye bikorwamo amakudeta kandi biyoboye n'igisirikari. Abaturage bakavuga ko abari abayobozi cyangwa se abaperezida babiyoboye ubu ngubu bakavuga ko abayobozi ba mbere biri muri ibi bihugu bakoreshwaga n'abazungu, bigatuma abaturage bakomeza kubaho mu bwigunge. Ibi nanone kandi bishingirwa ku byo uyu mugabo Ibrahim Traoré amaze kugeraho mu gihe cy'imyaka 2 muri Burkina Faso, amaze kubaka ibikorwa remezo bitandukanye. Nk'urugero nk'ubu mu minsi ya vuba, ejo bundi aherutse gusinya itegeko ko umuturage wa Burkina Faso, turavuga umwana, akwiye kuba yiga kuva mu kiburamwaka gardien kugera ageze muri kaminuza atishyura amafaranga. Ibyo kandi bikaba nanone no mu rwego rw'ubuvuzeho umuturage wo muri Burkina Faso akwiye kuba yivuza indwara iyo yose kandi ku buntu nta kiguzi yishyuye. Ndetse nyuma nagaragaza ko Burkina Faso ari igihugu gifite umutungo, gifite ubutunzi bufatika, aho yavugaga ko ubutunzi cyangwa se ubutunzi buri muri Burkina Faso bwonyine bushobora guhindura imibereho y'abaturage ba Burkina Faso. Ndetse akanagaragaza ko ari igihe cyiza ko Afurika yagakwiye gukanguka ikaba maso, ubundi nayo igatangira gukoresha umutungo kamere wayo ugatunga abaturage babyo, kandi byinshi nanone bigakorerwa ku mugabane wa Afurika kugira ngo habeho no guca agasuzuguro k'abazungu. Ibi ngibi rero biragenda birakaza abazungu cyane, abadashyigikiye impinduramatwara ku mugabane wa Afurika. Ni kenshi rero nanone ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré butangaje ko bwaburijemo umugambi wo gukuraho no guteza imvururu muri Burkina Faso. Muri Nyakanga no mu Gushyingo 2024 bwasohoye amatangazo busobanura ko abakekwaho kuwutegura bari gukurikiranwa. Bunagaragaza kandi ko Captain Ibrahim Traoré atigeze abangamira umutekano we, nubwo afite abamurinda nk'umukuru w'igihugu, kuko igihe cyose ari mu ruhame abafite imbunda yo mu bwoko bwa pistoli. Ibi rero nanone ni byagiye bigaruka ko umutegetsi nk'uyu nguyu adakwiye kuba agendana imbunda nk'iyi ngiyi igaragara, bakamugiranya nk'umuntu utegura ibikorwa by'iterabwoba. Ariko nanone abaturage bakavuga ko ahubwo ibi ngibi ari uburyo bwo kwirinda, na cyane cyane ko nawe aba atanizeye neza umutekano we. Ibi rero nanone nibigenda bigarukaho muri iyi nkuru. Mu muhango rero w'irahira rya Perezida John Mahama wa Ghana wabaye muri Mutarama 2025, Captain Traoré niwe mukuru w'igihugu wenyine mu barenga 20 witabiriye afite imbunda. Ibi ngibi nanone byongera kuba ikibazo ku bazungu, bongera kubitekerezaho, ndetse imbunda ye bikavuga ko idakorwaho. Captain Traoré rero afatwa ate? Nubwo General Langley yamushinje gukoresha zahabu ya Burkina Faso kugira ngo agome ku butegetsi, ibinyamakuru mpuzamahanga byo mu burengerazuba bw'isi bikamwita umunyagitugu, abaturage be baramushima cyane. Ibi nibyo twagarukagaho ubwo rero yarahiraga nyine kuyobora Burkina Faso. Yasezeranije abaturage ko agiye guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bibangamira umutekano w'igihugu, akubaka igisirikari, urwego rw'ubuvuzi, agateza imbere imibereho y'abaturage n'ibikorwa remezo. Akigeraho ku butegetsi, uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga yarugiriye muri Mali, aho yakiriwe na Colonel Assimi Goïta. Aba bombi hamwe na General Abdurrahman Chiani wa Nigeria bafatwa nk'ibicibwa muri politiki mpuzamahanga bazira kuyobora ibihugu batatorewe. Guhezwa muri politiki mpuzamahanga n'akarere ibyo byatumye bashinga ihuriro IS, Alliance des États du Sahel, rigamije ubufatanye mu guhangana n'abafite umugambi wo gutera ibi bihugu bagamije gusubizaho abayobozi bakuwe ku butegetsi. Icyo gihe ibihugu byabo byahise biva mu muryango wa CEDEAO. Captain Traoré yashyize mu maboko ya leta ibirombe 2 binini bya zahabu byagenzurwaga n'ibigo byigenga.
ahagarika kohereza ku mugabane w'Uburayi amabuye adatunganije, atangira kubakisha uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu ku mwaka, nk'uko ikigo Institute for Security Study kibivuga mu rwego rwo gushaka ibyakwihutisha ubukungu bwa Burkina Faso. Captain Traoré yashinze ikigo gitunganya ipamba, yubaka ikibuga cy'indege cya Ouagadougou, Dosini, yongera gutangiza Air Burkina Faso. Ibi ni ibikorwa mu gihe cy'imyaka 2 amaze gukora, kandi ibi bikorwa byose amaze kugeraho biravugwa ko biri kurakaza abo mu burengerazuba bw'isi. Mu bwubatsi bw'ibikorwa remezo rero cyane cyane ibindi Captain Ibrahim Traoré yakoze, yubatsemo imihanda. Traoré yaguze ibikoresho byo kubaka, hakaze abayenjeniyeri bo mu gihugu cye, yihaye intego yo kubaka imihanda ya kaburimbo ifite uburebure bwa kilometero 5,000 buri mwaka. Nubwo rero hari ibikibangamiye Burkina Faso mu gihe cy'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré, bigaragara ko ubukungu bw'iki gihugu bwakomeje gutera imbere. Amafaranga umuturage yinjiza yavuye ku madolari 248 mu mwaka wa 2000 agera ku madolari 882 mu mwaka wa 2023, nk'uko raporo ya banki y'isi yagiye igenda ibitangaza. Ibi byose rero ko ubukungu bwa Burkina Faso bugenda buzamuka, bikavuga ko bidashimisha na gato y'abagashaka bake. Abo ngabo ni abazungu. Muri Kanama rero 2024, umuyobozi muri guverinoma ya Burkina Faso Jean Emmanuel Ouedraogo yatangaje ko ubuyobozi bw'igihugu cyabo bwafashe icyemezo cyo gusesa amasezerano y'ubufatanye bya gisirikari n'igihugu cy'Ubufaransa. Gusesa amasezerano byakurikiranye gusezera ingabo z'Ubufaransa zari zimaze imyaka myinshi muri Burkina Faso. Gusa Ouedraogo yavuze ko bidasobanuye ko umubano w'ibihugu byombi washeshwe. Ni ukuvuga ngo ibiri gukorwa byose bigaragaza ko nubwo hari impinduka muri Burkina Faso ku bwa Captain Ibrahim Traoré, uyu nguyu uyoboye iki gihugu, ariko ntibigeze bakora icyo twakwita gusesa umubano w'iki gihugu n'igihugu cy'Ubufaransa. Hari impungenge gusa z'uko ibihugu byo mu burengerazuba bishobora kuba bifite umugambi wo kumwikiza, nk'uko byabikoreye Colonel Muammar Gaddafi wa Libya, wayoboye Libya. Nawe akaba yari afite imigambi nk'iyi ngiyi, irimo ko umuturage wo muri Libya yagombaga kubaho yiga, akavuzwa nta kiguzi na kimwe atanze, kuko ibihugu ubwabyo biba bifite ubushobozi bwo kwita ku baturage bakoresheje umutungo kamere uba uri mu butaka bw'ibi bihugu. Mbere y'uko Colonel Gaddafi yicwa mu mwaka wa 2011, yatanze igitekerezo cy'uko hashingwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika, ikagira imiyoborere imwe ndetse n'ifaranga rimwe, ibyashoboraga kwifashishwa kugira ngo ubukungu butajegajega, Afurika ikomeze igire ubukungu butajegajega. Ariko ibitekerezo byose bivuga ko ari byo byaje gutuma uyu nguyu aza kubura ubuzima bwe. Nyuma y'ubutegetsi bwa Colonel Gaddafi rero, ubukungu bwa Libya bwasubiye inyuma mu buryo bugaragara. Imibereho y'abaturage ijya habi. Mu mwaka wa 2010, umuturage wo muri iki gihugu yinjizaga amadolari 12,600, aramanuka agera ku madolari 6,172 mu mwaka wa 2023. Abareba rero kure bakavuga ko mu gihe Captain Ibrahim Traoré nawe akomeje kuzana impinduka ku mugabane wa Afurika, ndetse yakomeje kugira igikundiro, akunzwe n'abaturage b'iki gihugu, abayobozi bo muri Afurika n'urundi rubyiruko rwo muri Afurika, ngo batangiye kuvuga ko noneho Afurika itangiye kugira impinduka. Nibe hari umuntu ushobora guhagarara imbere y'abazungu ndetse akababwiza ukuri, ari impinduka nziza. Ariko nanone hakibazwa ku magambo agenda akoreshwa na bamwe mu bategetsi bo mu burengerazuba bw'isi, bagaragaza ko imiyoborere ya Ibrahim Traoré ari imiyoborere y'igitugu. Hakibazwa icyo abazungu n'undi bashaka guhindura, icyo bita demokarasi ni iki. Reka rero mukomeze mubane natwe bakunzi ba Terrain News, tubasabe gukomeza gukora like, subscribe ndetse na share, kugira ngo ibiganiro tubategura bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Njye bategura iki umunsi, nari Manirahari Jacques. Bye bye, ciao ciao.